Ibihe byiza cyane kuri wowe udacikwa na gahunda zitandukanye za The Trending 250 by'umwihariko amakuru aba agezweho. Ubungubu ikirimo kiravugwa nuko umuhanzi Weasel ari mu bitaro kandi atameze neza nyuma yo kugongwa n'umugore we Sandra Teta. Urabizi ko mu bihe bitandukanye abangaba bakunze kugaruka ku mbuga nkoranyambaga mu nkuru zihohotera rishingiye ku kubabaza umubiri. Uribuka ko mu bihe byashize Weasel nawe yigeze gukubita Sandra akamera nabi rwose ku buryo n'isura yari yarangiritse. Kuri ubu rero biravuga ko Weasel nawe arwariye mu bitaro byansambya nyuma rero yo gukomangwaho cyangwa se gukozwaho imodoka na Sandra Teta yamugonze. Bikaba abivuga ko rero yamugongeye ku kabari karimo na restaurant kitwa Shan's Bar and Restaurant ahitwa Imunyonyo, nyuma ngo yuko bari bamaze kugirana amakimbirane. Ni byinshi rero byakomeje kuvugwa kuri iyi kesi. Ku mashusho yagiye hanze bivuga ko ari amashusho ya kamera cyangwa se kamera nyine zaho hantu, bigaragara imodoka bivugwa ko ari ya Teta nubwo ntaho bigaragara ko ari we muri iyo video urimo urabibona nawe. Nibigaragaramo rero hagaragaramo ko ari ahantu muri parking hari imodoka nyinshi birumvikana, hanyuma ariko hari n'abantu bahari aho ngaho. Muri abo bantu rero hari harimo na Weasel. Hanyuma rero ubwo yararimo ari aho ngaho arimo yidagadura rwose mu mbuga, imodoka yaje imera nk'imufungiyeho amaferi ariko nawe amera nk'uwikanze. Mu mwanya wo guhunga rero agiye guhunga undi aramukurikira aramugonga. Muri ayo mashusho bikomeza bigaragaramo ko nyuma yo kumugonga iyo bivugwa ko ari Teta Sandra wari uri muri iyi modoka. Bivuga ko bari bamaze kujyana amakimbirane kuri ako kabari, ariko kandi ngo bari bamaze n'iminsi bafite umwuka n'ubundi utari mwiza. Yabaye nk'usubira inyuma nk'ugiye guparika, abantu bari baraho nabo batangira kumwegera, hanyuma ahita imodoka rwose yikandagira ashyiramo umuriro mwinshi arirukanka. Bigaragara ko nta nubwo yagize umutima wo gushaka kumenya uko bigenze mu by'ukuri. Bikaba kuri ubu ngubu rero bivugwa ko uyu nguyu Teta Sandra afunzwe mu gihe umugabo wenyine yamaze kuvunika. Amakuru rero ni menshi. Ubundi hari bamwe mu bavuga ko cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga muri Uganda n'ibinyamakuru bimwe bavuga ko ubwo Teta yarasohotse ngo muri ako kabari nyuma yuko bari bamaze gushyamirana, bivugwa ko rero ngo yasohotse hanyuma umugabo we Weasel akamukurikira ashaka kumubuza gutaha, maze Teta Sandra rero ngo ahita amugonga ndetse ahita asohoka muri ako kabari. Kuri ubu ngubu amakuru akaba anavuga ko gashobora kuba atari ukuguru kumwe yavunitse. Hari amakuru amwe avuga ko yavunitse ukuguru kumwe kw'iburyo, ariko hakaba n'andi makuru avuga ko amaguru ye yombi uko ari abiri yangiritse bikomeye. Imodoka rero Teta Sandra yagongesheje umugabo we Weasel ikaba ari impano uyu mugabo yamuhaye mu kwezi kwa Werurwe muri umwaka wa 2025. Ikaba ari imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz, ngira ngo murimo murabireba. Mu busanzwe rero Teta Sandra yagiye gutura mu gihugu cya Uganda kuva mu 2018, mu gihe kigera ku myaka 7 hamaze. Akaba yarakoze imirimo itandukanye irimo kwakira ibirori bibera mu tubari n'indi myinshi. Teta Sandra na Weasel rero kuri ubu ngubu bakaba bafitanye n'abana babiri, ariko ngira ngo muranibuka ko n'ubundi umubano wabo utigeze navuga ngo uba nta makemwa cyangwa se utigeze rwose uba mwiza, kuko Teta Sandra nawe yigeze gukubitwa na Weasel arabyimba cyane. Ngira ngo murabyibuka ku mbuga nkoranyambaga byarasakuje no mu Rwanda. Ngira ngo ni mu mwaka wa 2022 yarakubiswe rero agera aho ngaho. Abantu bose bati ibintu ntibikwiriye, nihohotera ntibikwiriye na gatoya, ndetse nyuma yaho abantu bamwe batangira no kuvuga bati nahaguruka veyo kubera ko nta kindi kintu arindiriye yo kereka kuzamukubitirayo
bakamwica cyane ko byagaragaraga ko ari ihohotera rikomeye cyane. Nyuma yaho ariko Teta Sandra uyu nguyu yaje guhakana ibyo kuba yarakubiswe n'ejo bundi mu 2024 ubwo yabihakanaga ngira ngo hari mu kwezi kwa 9, ariko mbere yaho rwose yari yakubiswe ku mafoto byaragaragaraga cyane aho nubundi yari yakubiswe n'uyu mugabo we nubwo nyuma yaje kubihisha. Icyo gihe rero uyu mugore wa Weasel n'ubundi baha muri iki gihugu cya Uganda byemezwaga ko yamaze gukubitwa cyane. Inkuru yabaye ikimomo kuri Facebook y'uwitwa Witness Uganda 001 icyo gihe yasohotse ivuga ku butumwa butabaza n'ubutumwa bwagiraga buti amakimbirane yo mu ngo umuhanzi no muri Uganda Weasel yahinduye umugore we babyaranye agafuka gaterwa ingumi. N'ubutumwa rero bukomeza buvuga ko umuhanzi Weasel icyo gihe ngo wari no mu bihe utaruri mu bihe bitamworoheye, yari mu bihe bitari byiza kuko rwose icyo gihe ntiwatinya kuvuga ko yari mazima mu muziki ndetse n'itsinda rye Good Life icyo gihe nabyo ritakoraga. Ubwo rero bikaba ayo makuru icyo gihe yarashinjaga uyu Weasel gukubita Sandra Teta igihe cyose yasinze. N'ubutumwa rero bwavugaga ko mu gitondo cyo wa kane icyo gihe uriya muhanzi Weasel yafashe abana babiri afitanye na Sandra akabashyira ku kabari kitwa Nomadas Bar Gaba, maze ashinja Sandra kutubahiriza inshingano z'umubyeyi ahubwo akarara amajoro umutubari. Ibindi bitangazamakuru icyo gihe byo muri Uganda nabyo byahise byandika amakuru menshi ku ikubitwa rya Sandra Teta bivuga ko igihe cyose Weasel yasomye ku biyobyabwenge yadukira umugore we Teta babana batarasezeranye akamukubita. Nk'urubuga rwitwa Showbiz UG kuri Facebook icyo gihe rwatangaje ko mu cyumweru cyari cyarabanje Weasel yari yarakubise uyu mugore we kugera ubwo atakaje ubwenge, ndetse ko n'uwo munsi yari yamukubise ubwo bandikaga ibi. Uru rubuga kandi rwavugaga ko Weasel ashinja Sandra gutaha igicuku kubera akazi akora ko mu kabari. Sandra Teta nawe ariko akavuga ko Weasel atakita ku nshingano z'urugo ko ndetse nta kintu na kimwe gihaha kuko ngo avuga ko yakennye. Ibyo rero bigatuma Teta akora ibishoboka akarara amajoro ngabone imibereho no kwita ku muryango. Ibyo ngibyo ni ibyavugwaga, ariko se yaba ari inzika yamurwaye kuko ku mashusho ngira ngo nko kuri murabibona wavuga ko yamugonze ku bushake kuko na nyuma yo kumugonga ntigeze asohoka ngo agaragaze ko ari ibintu wenda akoze bimutunguye cyangwa se ari ibintu bimugwiririye ari accident nk'ibindi. Kuri ubu rero amakuru yize baravuga ko Teta Sandra yamaze gufungwa ari kuri polisi muri Uganda, hanyuma umugabo we nyine ari mu bitaro aharimo aritabwaho. Yagize ibibazo bikomeye ariko biranashoboka ko byazamo no kwihorera kuko uyu Teta Sandra nawe yakubiswe bikomeye na Weasel, kandi ntabwo byari ubwa mbere nuko ibyo byasakuje. Ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga havuzwe amakuru menshi kuri ibyo. Ndagushimiye cyane wowe twabanye mu nkuru y'uyu munsi hano kuri The Trending 250. Nitwa Brice, komeza ugira ibihe byiza.